bw'umwana w'intama, amagambo yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Rero n'umugeni Kristo wera niwe mukwe, dore igihe kiri hafi, ubukwe bugasohora. Abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, amagambo yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, amagambo yo kwizera, Imana yo kwiringirwa. Nariteguye nganira umumwewe, ubukwe maze kugenda. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, amagambo yo kwizera, Imana yo kwiringirwa. Abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, amagambo yo kwizera, Imana yo kwiringirwa. Nshuti nkunda, wumva bikubere, tegereje witegure, usanganire Umukiza. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, amagambo yo kwizera, Imana yo kwiringirwa. Abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Haleluya! Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, amagambo yo kwizera, Imana yo kwiringirwa. Imana yacu ishimwe ko yaduhaye ububasha bwo kuba abana bayo, kandi Imana yacu ishimwe ko yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo aducungure, atubere umukwe, natwe tube abageni. Nongeye rero kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ni Francine muri kumwe, ndabifuriza amahoro n'amahirwe biva ku Mana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Turitegura iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Akenshi
tuba twashyushye, twahinze, twubatse ibirugu, twatatse amazu yacu, twaguze imyenda mishyashya, twahanye amakado, twaguze ibyo kurya no kunywa binejeje. Ariko akenshi abantu benshi hari igihe banakora umunsi mukuru gusa kubera ko icyo gihe kigeze gusa cyo guhinda, guhana amakado, kurya no kunywa, kugura imyenda myiza ukambara gusa. Ariko iki gikorwa ni igikorwa kiba gikomeye. Tugomba kwibuka ko Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yesu rero yasize ubwiza yari afite mu ijuru, araza araducungura. Amaze kuducungura asubira mu ijuru, ariko asiga abwiye abigishwa be ati nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Ntabwo rero yaje ngo avukire mu muvure gusa, mu kiraro cy'inka, narangiza kure, narangiza bamubambe ku musaraba, adupfire, azuke birangirira. Oya, yaravutse aba umwana nk'abandi, ngo arakura. Baravuga ngo yakuraga yuzuye, agwiza ubwenge, yuzuye imbaraga, yuzuye ubuntu, ashimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. Nyuma rero aza gukora icyamuzanye, kuducungura, arangije arapfa, arazuka, ajya mu ijuru. Ariko afite indi gahunda yo kuzagaruka kudushaka hano ku isi. Naza rero kudushaka hano ku isi, azaza ari umukwe uje gushaka umugeni. Niyo mpamvu muri iyi minsi turyohewe no gukora iminsi mikuru, dutekereze ko uwo nguwo waje agahinduka agahinja kandi ari Imana, kugira ngo abashe kubana natwe, kugira ngo abashe kuducungura. Twibuke ko noneho nanone azagaruka, ariko afite ikindi kintu kimuzanye. Ntabwo azaza aje kuducungura, azaza aje kutujyana, kuko bavuga ko ari ubukwe bw'umwana w'intama. Ubwo rero uyu mugoroba ndagira ngo tuganire kuri iryo jambo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Dukore iminsi mikuru, turyoherwe, duhane impano, twishime, ariko twibuke ko hari ubukwe bw'umwana w'intama. Haleluya, amen. Imana yakunze abari mu isi cyane, iduha impano iruta izindi zose, iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe rero kubw'iyo neza yayo, Imana ishimwe kubw'ubwo buntu yatugiriye. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu Ibyahishuwe 19, duhere ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana, utanduye. Uwo ni umwenda w'igitare mwiza, ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nikubita hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe. Numva rero iri jambo ni ijambo rikomeye.
hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ngo umugeni ararimbishijwe, yambaye ngo imyenda myiza cyane ngo y'ibitare ngo irabagirana. Haleluya. Reka rero tukomeze turya aya magambo twitegura nyine. Ubu ntabwo twiteguye kuvuka kwa Yesu Kristo, ahubwo turi abageni bategereje kugaruka k'umukwe. Ese turiteguye? Ese imyenda yacu iratunganye? Turarimbye? Turasa neza? Twambaye neza? Twambaye imyenda ikwiriye ubukwe? Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo usomye muri Matayo igice cya 22 haratubwira ngo mu muco w'Abayahudi kera, iyo biteguraga ubukwe, umuhungu yabonaga umukobwa, yarangiza umukobwa akamukunda, yamara kumukunda yaragendaga akabibwira ababyeyi be ati hari ahantu nahabonye umukobwa mwiza ndamukunda. Noneho ba babyeyi be icyo bakoraga n'iki, bajyaga mu muryango wa mukobwa bakagenda bakibwirana, bakababwira ko umuhungu wabo yakunze umukobwa wabo, noneho bakarya bakanywa bagasangira. Bamara gusangira, umuryango w'umuhungu ukazasubira iwabo, wamara gusubira iwabo bakitegura, noneho nyuma bakazagira gute, bakazajya kuzana umugeni. Nibyo rero Yesu yagereranyije n'ubukwe bw'umwana. Ijambo ry'Imana ryagereranyije n'ubukwe bw'umwana w'intama uko bizagenda. Muri Matayo igice cya 22 duhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 14 haravuga ngo Yesu yongera kuvugana nabo abacira umugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Iyo ni invitation ya mbere, ni ubutumire bwa mbere, banga kuza. Aho ni hahandi Imana yahamagaye Abayisiraheli ngo yaje mube, abe ntibamwemera nk'igihugu, kuko Isiraheli nibwo bwoko Imana yari yaratoranyije kugira ngo izabashe gucungura isi. Amateka y'Imana n'abantu Imana yari yarahisemo kuyakora iciye mu Bisiraheli. Iyo niyo ni ubutumire bwa mbere. Noneho ku murongo wa 4 harongera hakatubwira ngo arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano n'amapfizi yanjye n'inka z'ibibyibushye, babibaze byose byiteguwe neza, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Ubundi butumire bwa kabiri n'ubundi yarababwiye ati, dore niteguye, hari amapfizi, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, mugende mubwire abo natumiye kuza mu bukwe baze, kuko ibintu byose birateguye. Aha ni ubutumire bwa kabiri. Yesu yatumiraga Abayisiraheli, ariko noneho buri muntu ku giti cye. Buri muntu ku giti cye ati, mugende mumbwirire buri muntu ku giti cye. Yatumye abahanuzi, yatumye abigishwa be, ariko ngo barangije, ngo umwe aramubwira ati, njyewe ngiye mu gikingi, undi aramubwira ati, njyewe ngiye mu rutundo. Ngo abandi noneho basigaye ngo bafata babagaragu, ngo barabashinyagurira barabica.
murabizi abigishwa ba Yesu Kristo ibyo babakoreye, murabizi Stefano ukuntu bamuteye amabuye barangiza bakabica. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 barabica. Hanyuma ngo maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi atwika umudugudu wabo. Yesu yarababwiye ati Isiraheli, Isiraheli, nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo, ariko waranze. None bazaza bagusenye bakurimbure, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ukica abagutumweho. Ibyo byarasohoye, abaroma baraje barayisenya koko, nta buye ryasigaye rigeretse ku rindi. Umurongo wa 8 hakavuga ngo maze abwira abagaragu be ati ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Agiye gutanga indi invitation ya 3. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo mubonayo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Mugende, ni kumwe Yesu yavuze ati mugende ku isi yose, muhamagara abantu bose, mubwirize ubutumwa bwiza abantu bose, ababi n'abeza. Yaragishakisha muri Isiraheli ariko baramwanze, yaje mube ntibamwemera, ariko abamwemeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Noneho rero yongeye gutuma abigishwa be ati noneho mugende ku isi yose, mushaka abantu bose mubazane mu bukwe bw'umwana wanjye. Ngo baragenda, abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Baragiye barahamagara ababi n'abeza bose, baraza ngo buzura muri ya nzu. Noneho ni itorero ry'Imana. Mu itorero ry'Imana habamo ababi n'abeza, habamo abakijijwe n'abadakijijwe. Ariko muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 30 aravuga ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka, igihe nikigera amasaka niyera bazayatema, hanyuma bayahure bayagosore, ibisigaye byose babitwikane na rwa rukungu. Nuko nguko itorero rero rimeze. Noneho umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Noneho bamaze kwinjira bose, murabizi ntabwo umuntu yapfa kujya mu bukwe yambaye uko yiboneye kose, umuntu agomba kwitegura. Noneho ngo agiye, umwami arararanganya areba uko abo bantu nyine bambaye, asanga ngo harimo umwe wambaye nabi udakwiriye gutaha ubwo bukwe. Aramubaza ati kubera iki? Nabatumiye, ariko nubwo nabatumiye wagombye kuba wagiye ugashaka umwambaro ukwiriye ubukwe. Noneho ararakara cyane, ngo wa wundi ngo araceceka, ntiyagira icyo asubiza, araceceka. Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bahekenya amenyo. Ariko abatowe kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranyijwe bakaba bake. Murumva Yesu yarababwiye ati mugende ku isi yose, mubwirize ubutumwa bwiza, abihannye mubabatize, mubigishe kwitondera amategeko. Ariko muri eglise hazamo abantu bose, hazamo ababi n'abeza, hazamo abapagani bo mu rusengero. Ariko kuri uriya munsi umwami nazengurutse amaso agasanga udafite umwenda ukwiriye ubukwe, azategeka abamarayika be bakujugunye hanze aho bahekenya amenyo, bakahora barira, bagahora baboroga, bagahora bavuza induru. Dukora attention rero, tuzatahe ubwo bukwe
bw'umwami twambaye imyambaro ikwiriye. Uwo mwami ninde? Uwo mwami ni Imana Data. Umuhungu ninde? Umuhungu ni Yesu Kristo. Ubukwe ni iki? Ubukwe ni uguhura kw'Imana n'abari mu isi. Ni kuriya Yesu yaje adusanga. Ngitangira kubabwira ubukwe bw'Abayahudi ukuntu byagendaga, ukuntu umuhungu yarambagizaga, ukuntu byakurikiranaga kugeza ubukwe bubaye. Twabonye ko umuhungu yashimaga umukobwa ariko akagenda akabibwira ababyeyi akaba aribo bajya gushaka famiye y'umukobwa. Reka tubisome twumve uko babivuga. Ni ingero nyinshi turafatamo nkeya. Dusome mu Itangiriro 24 kugeza kuva kuri 1 tugeze hasi. Aravuga ngo Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we mukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati, ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu. Byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramubaza ati, wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro ndahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu shebuja aramurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya. Murabizi byose uko byagenze. Byaje kurangira Rebeka azanye n'uwo mugaragu. Hanyuma iyo ukomeje hasi, Isaka ngo yafashe Rebeka amujyana mu nzu ya Sara. Noneho ngo barabana. Hanyuma ngo Isaka ngo yakundaga Rebeka cyane. Niko ijambo ry'Imana ritubwira iyo ugeze ku murongo wa 67. Haravuga ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukunda. Murumva ntabwo ari Isaka wagiye kwisabira umugeni, ahubwo ni Aburahamu yatumye umugaragu we. Ahandi ni mu Bacamanza igice cya 14, kaduhere wenda ku murongo wa 1. Haravuga ngo nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mumunsabire. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Murumva ahangaha na Samusoni nawe yabonye umukobwa wo mu Bafilisitiya aramubenguka, ariko aragenda abibwira se na nyina. Ise na nyina baba ari bo bajya kumusabira
umugeni. Nanone iyo dukomeje icyo gihe rero ngo iyo bamaraga gusangira nyine ngo baragendaga bakabakira bagasangira, noneho nyuma kurya no kunywa birangiye ngo bagafata vino bagaha umuhungu n'umukobwa, umuhungu yanywaho n'umukobwa yanywaho, ubwo bikaba byemejwe ko abo bana bashimanye bakundanye bazagira gute, bazabana. Twabonye ko ibyo byose byabaga mu isezerano rya kera, cyari igicucu cyo mu isezerano rishya. Byose ibyanditswe byose byasobanuraga, byavugaga Yesu Kristo. Reka twumve mu isezerano rishya noneho ukuntu Yesu Imana Data nyine yaje kuturambagiza. Twabonye ko hariya muri uriya mugani Matayo 22, umwami niwe washakaga gukoreshereza ubukwe umuhungu we. Ahangaha rero Yesu ubwo yari ari kumwe n'abigishwa be. Matayo 26, duhere kuri 26, haravuga ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywe kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu uhereye none kageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwanjye. Ni muri bwa bukwe bw'umwana w'intama niho Yesu azongera gusangira natwe vino nshya. Urumva ko bose baranyweye, barasangiye, ni ukuvuga ko baramwemeye, bagiranye isezerano rya fiyansaye. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Noneho iyo ababyeyi bamaraga nyine kugenda nyine kurambagiriza umuhungu wabo, ngo baragendaga nanone bagasubira iwabo, noneho bakajya kwitegura ubukwe. Umuhungu akubaka, agashaka ibizatunga umugeni, yamara gushyira ku murongo ibintu byose, yamara gushyira ku murongo inzu ye imeze neza, yashyizemo ibitanda, yashyizemo intebe irimbishijwe, noneho akabwira inshuti ze, akabwira ababyeyi be, noneho ngo bakagenda bakajya kuzana wa mugeni. Nibyo tubona hariya muri Matayo igice cya 25, Matayo igice cya 25, ukuntu abakobwa 10, 5 bari abapfapfa, abandi 5 bari abanyabwenge, ariko bose bari vierge. Ni ukuvuga ko bari bafite inyigisho nzima, ariko ntago babaye maso ngo bakomeze bagirane ubusabane n'umwuka wera. Niyo mpamvu umukwe atinze ngo barahunikiriye. Igihe umukwe aje rero gushaka umugeni, babandi 5 b'abapfapfa basanga nta mavuta akiri mu matabaza yabo, ariko bari barigishijwe inyigisho nziza, ariko ntago babaye maso, ntago bakomeje kugirana ubusabane n'umwuka wera n'umuranga. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Uko rero basubiyeyo basubirayo bakajya gutegura nyine aho bazajyana umugeni. Ni nako Kristo yabigenje, niko yabwiye abigishwa be. Nyuma amaze arimo abasezeraho, yarababwiye ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu.
kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya murahazi. Urumva Yesu yaraje araturambagiza, adukwa amaraso y'igiciro cyinshi, arangije aradusiga, agiye gutegura amazu azatuzamo umugeni we, umugeni wa Kristo. Ariko nubwo agiye kudutegurira amazu, ntabwo tuzicara gutya ngo dutegereze ko umukwe azaza kudutwara. Natwe abageni hari icyo tugomba gukora. Umugeni iyo ategereje umunsi w'ubukwe aririmbisha. Twabonye ko aririmbisha, twabonye ko ngo afite ngo imyenda myiza ngo y'igitare ngo irabagirana, aririmbisha. Kandi ngo iyo myambaro ni imirimo, yirimbishisha imirimo myiza. Umugeni Kristo azaza gutwara, ngo azaza kumutwara nta kizinga, nta munkanyari. Natwe rero dutegereje Kristo, ubwo Kristo ari gutegura amazu azatujyanamo, natwe hari akazi tugomba gukora, tugomba kwiyeza, tugomba kwirimbishisha. Amena. Iyo usomye muri Ezekiyeli 16 kuva ku murongo wa 6 haravuga ngo, nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Yesu yadusanze mu byaha, yadusanze mu bibi, aducunguza amaraso y'igiciro cyinshi, aratwoza, aratweza, araduhumanura, atugira neza. Niwo murimo yakoze. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye. Urumva Yesu yaraturebye, aradukunda, asanga dukwiye kuba abageni be, ngo aratubenguka, ngo arangije ngo adutwikiriza umwitero. Mujya mubona mu bukwe hari n'ibyo dukora hari tutanabizi, ukabona umuntu yambaye ikoti ry'umukwe. Ni ibingibi Bibiliya ibiri kutubwira. Umwitero wanjye nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze ubu wanjye niko Umwami Uwiteka avuga, mpera ko nkuhagiza amazi. Muzi ko amazi ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratweza. Uko ugenda wumva ijambo ry'Imana rigenda rikweza, kuko Kristo azatwishyira nta kizinga, nta munkanyari. Ni ukuri nkuhagiraho amaraso yawe rwose, kandi nguhezuza amavuta, maze nkwambika imyambaro ifite amabara ateye ibika, ngukwetesha inkweto z'impu za tahashi, ngukenyeza imyambaro y'ibitare myiza, kandi ngutwikiriza iya hariri, nkurimbishisha iby'umurimbo, kandi nkwambika ibitare by'izahabu ku maboko n'umukufi mu ijosi ryawe, kandi nshyira impeta ku zuru ryawe n'impeta ku matwi n'ikamba ryiza ku mutwe wawe. Uko niko warimbishijwe izahabu n'ifeza, kandi imyambaro yawe yari ibitare byiza na hariri n'amabara ateye ibika. Wajyaga urya iby'ifu n'ingezi n'ubuki n'amavuta ya elayo, kandi wari ufite uburanga buhebuje. Urahirwa ndetse umera nk'umwamikazi, maze
kwamamara kwawe kugera mu mahanga bitewe n'ubwiza bwawe, kuko bwari buhebuje, bwunguwe n'icyubahiro cyanjye naguhaye, niko umwami Uwiteka avuga. Urumva ukuntu Uwiteka nyine yaradusize aratwambika, mama we, kuko turi abageni bategereje nde? Bategereje Kristo. Haleluya. Ikindi umugeni akora, Matayo 24:44 aravuga ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziraho. Mu gihe Yesu ari kubaka amazu azakiriramo abageni be, natwe tugomba kugira gute? Guhora twiteguye, kuko ntabwo uzi igihe umukwe azazira. Pawulo yabwiye Abakorinto ba kabiri igice cya 11:2 ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Kristo, abakozi be bagomba gukora bagategura umugeni kugira ngo bazamuhereze Kristo ari umwari utunganye rwose. Haleluya, amena. Kwinjira mu bukwe bw'umwana w'intama nuko nukubanza kwihana ibyaha byacu, tukezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko ngo utejejwe ntazagira gute? Ntazabona umwami Imana. Iyo usomye mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18 haravuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Umukwe wacu ni Yesu Kristo. Umugeni ni itorero rya Yesu Kristo. Imyenda ni imirimo myiza yo gukiranuka, ni ukubaho ubuzima buhesha Imana yacu icyubahiro. Iyo usomye mu Baheburayo 10:14 aravuga ngo kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Ntabwo ari twebwe twiyeza ubwacu, si ku bwacu, si ku bw'amaboko, ahubwo ni kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ni amaraso ya Yesu Kristo atweza. Ngo niyo abonye ugukiranuka kwacu, wabona ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ntabwo dushobora gukiranuka kwacu ngo kunezeze Imana, ahubwo imyambaro myiza dufite ni ugukiranuka kuva ku Mana. Ngo iyo Kristo atubonyeho ayo maraso, ntabwo aducira urubanza rubi, ahubwo atwita abakiranutse. Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho ayo maraso, ntabwo ncira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutse, anyita umugeni wa Kristo. Haleluya. Abefeso 2:10 naho hakatubwira ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya, amena. Ubushize twizeye ibintu by'i Babuloni, Satani nawe arigana. Hari imyambaro yereka abantu ko yabahaye, reka tuyirebe nayo irahari. Kuko ibintu byose Satani ni umujura, ni umunyaburiganya, ajya ashuka abantu akabaseduiza, akababeshya. Katwumva ukuntu ababeshya bariya bintuza. Ibyahishuwe 18 haravuga ngo ari izahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, n'imarigarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri na hariri, n'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane, n'ibyacuzwe mu miringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari.
na mudarasini n'ibinzari n'imibavu n'amavuta meza n'icyome n'inzoga n'amavuta ya elayo n'ifu y'ingezi n'amasaka. Murumva hariya twabonye ukuntu Imana yatunganyije umugeni wayo. Na Satani rero ajya abeshya abantu. N'inka n'amagare n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, kandi imbuto umutima wawe wifuzaga zigukuweho n'ibintu byose biryoha cyane. Ibyo byose umwanzi rero atanga byo bigeraho bigashira bikarangira. Naho imyambaro y'Imana ngo tuzayambara iteka, ya myambaro myiza yo gukiranuka, wa mwambaro mwiza w'umugeni tuzawambara iteka ryose. Naho ibyo Satani yambika abi, igihe kiragera bakabyamburwa, aho bambariye inkindi bakahambarira ibicocero. Imyambaro yacu byahishuwe 19 ku murongo wa 8 n'uwa 9. Iyo hejuru yari iyo Satani yambika abageni be, ariko twebwe Imana itwambika iyi ngiyi ngo kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Twebwe twambara imyenda myiza y'igitare irabagirana itanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Ayo magambo nayo kuri kw'Imana. Twebwe iyo myambaro tuzayambara iteka ryose. Ariko iriya yaba ari ab'i Babuloni, wa murwa wateretse abantu inzoga, wabakoresheje ibiteye isoni, ibyo yabahambitse ayo mazahabu, iyo myenda ya hariri n'ibiki byose by'ibitangaza, igihe kizagera ababyamburwe bambara ubucocero. Naho twebwe tuzaba twambaye ubwiza bw'Imana, tuzaba twambaye gukiranuka kw'Imana. Haleluya! Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Amena, amen, amen. Indi myambaro yo gukiranuka ni iyi ngiyi iri mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ikindi, undi mwambaro w'abakiranutsi, undi mwambaro w'umugeni wa Kristo ni ukuba umunyamahoro. Ntube nyirantambara, ntube kazitereyemo, aho ugeze hose ngo habe induru, haba amahane, haba ibibazo. Oya, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Imana rero idufashe, ikomeze itwejeshe ijambo ry'Imana, ikomeze idushoboze kuyumvira. Icyo ijambo ryayo ridusaba gukora tugikore, hanyuma Kristo naza azadusange twambaye imyambaro ikwiriye, imyambaro yo gukiranuka. Haleluya! Twabonye ko hari abatumiwe, hari n'abatumiwe. Abatumiwe rero ni abavuze ubutumwa mbere y'uko itorero ry'Imana rivuka kuri Pentecote. Bariya ni les invités, ni abatumiwe mu bukwe bw'umwana w'intama. Ariko twebwe turi abageni ba Kristo. Hari n'abo rero yatumiye muri ubwo bukwe. Abo yatumiye muri ubwo bukwe ni bariya abantu bamukoreye bategura umugeni wa Kristo mbere y'uko ririya torero ryavutse ku munsi wa Pentecote riza. Iyo bisomye muri Yohana 3:29 haravuga ngo uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye ni mwinshi cyane urasohoye. Ba Yohana bara bose babanje ni abaranga, ni abagarçon d'honneur, ni abafille d'honneur. Haleluya! Twebwe turi abageni ba Kristo, abandi ni les invités. Ariko nta shyari rihari.
Yesu Kristo yakoze ku buryo baba abageni, baba abatumiwe, bose bazaba bafite umunezero, bazaba bafite umutima unyuzwe, bazaba bameze neza, bari mu birori by'umwana w'intama. Haleluya, amena, amena. Umuntu yakwibaza ati ni iki gitinza umukwe? Kuko twabonye ko muri Matayo igice cya 25:5 hatubwiye ngo umukwe atinze barahunikira. Ni iki gitinza umukwe? Twabonye ko mu Befeso 5:27 hatubwira ngo aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gutyo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Kristo azadutwara nta kizinga, nta nenge, nta munkanyari. Ubwo rero abagitegereje ko twitunganya, iyi myenda yacu tuyimesa mu maraso y'umwana w'intama kugira ngo ikomeze irabagirane, kugira ngo ikomeze ise neza. Icyo kiri mu bituma umukwe atinda. Ikindi gituma umukwe atinda ni iki? Muri Yesaya 59:1 kugeza ku wa 2 aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bituma biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Ibyaha byacu, kutihana kwacu, bituma umukwe atinda. Ikindi, iyo usomye ibizaranga kugaruka kwe, ni uko ubutumwa buzagera ku isi yose. Aracyategereje rero ko tujyana ubutumwa ku isi yose kugira ngo abantu bahinduke abigishwa. Abantu bose babanze bumva ubwo butumwa, ntazagire umuntu n'umwe ugira icyo yireguza. Ese ufite ishyaka cyangwa gusa urategereje ndiyeza, imyenda yanjye ndayimesa mu maraso y'umwana w'intama hanyuma ntegereze Yesu agaruka? Oya, buri wese afite inshingano ikomeye Kristo yadusigiye, ni ukuvuga ubutumwa, abantu bakihana bakizera Yesu, kuko ngo Imana ishaka ko abantu bose bihana bakamenya ukuri bagakizwa. Ibyo nabyo rero biri mu bituma umukwe atinda. Ntangira nababwiye ko Yesu yaje avukira mu nda y'umugore, avukira mu kiraro cy'inka, arakura, baramugambanira, bamubamba ku musaraba, amena amaraso, arapfa, arahambwa, arazuka, asubira mu ijuru. Yesu rero icyo gitambo ngo yagitanze ari igitambo gikomeye, n'umurimo yaravuze ngo byose birarangiye. Yakoze igikorwa cyanejeje Imana, araducungura, kandi icyo gitambo yatanze kiba ari igitambo gitanzwe une fois pour toutes. Ahangaha rero Yesu azongera agaruke, ariko Yesu aza hano yaje ari igitambo, ariko yaje ari n'umutambyi. Yesu rero noneho nagaruka, ntabwo azagaruka ari igitambo n'umutambyi, azagaruka mu yindi sura. Reka tubirebe uko batubwira. Reka tubanze dusome mu Balewi 22:20 kugeza ku 25. Aravuga ngo ariko igifite inenge cyose ntimukagitambe, kuko kizababera igitambo kitakwemerwa. Kandi umuntu wese natambira igitambo cy'uko ari amahoro ngo ahigure umuhigo, cyangwa agitambishwa n'umutima ukunze, naho cyaba icyo mu bushyo cyangwa icyo mu mikumbi, gitungane rwose kibone kwemerwa, ntakagire inenge ikibaho. Birakomeza hasi. Noneho Abaheburayo igice cya 9 haratubwira ngo nuko rero, dore ku murongo wa 23, nuko rero byari bikwiye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byemezwa muri bene ubwo buryo,
naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Murumva Yesu ni umutambyi kandi ni igitambo, kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi, kuko nk'uko umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo aba yari akwiye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha byacu kwitamba. Murumva niwe witanzeho igitambo, kandi ni nawe watanze icyo gitambo. Ni igitambo kandi ni umutambyi, kandi yabikoze rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Murumva Yesu yitanze nk'igitambo rimwe gusa, azongera rero agaruke. Ku murongo wa 28 aravuga ngo ni nako Kristo amaze gutambwa rimwe gusa ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza. Noneho nagaruka ntabwo azaza aje kuba igitambo n'umutambyi, ahubwo azaza aje kwiyereka abamutegereje, ari bo twebwe, ari ryo torero rya Kristo. Azaza aje gutwara umugeni we. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Nagaruka bwa kabiri azaza aje gutwara umugeni we. Ntabwo azaza ari igitambo cyangwa n'umutambyi, ahubwo azaza aje gutwara umugeni we, kandi azaza ari n'umucamanza. Ubutaha tuzareba uko bizagenda. Amena. Ikindi, umugeni aririmbisha, ariko n'umukwe nawe mubona ko aba yakubisemo nyine imyambaro y'umukwe. Reka rero noneho turebe imyambaro Yesu we azaza yambaye aje gutwara umugeni we, uwo munsi ukomeye w'ubukwe bw'umwana w'intama. Haleluya. Reka turebe ukuntu Yesu azaza yambaye. Amena. Turabisoma mu Byahishuwe igice cya 19 duhere ku murongo wa 11. Haravuga ngo mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Murumva uko Yesu azagaruka? Nuko nguko azagaruka ameze. Azaza ari ku mafarashi ashagawe n'abamarayika. Ni ubukwe bw'umwana w'intama. Mubona ubukwe bwo mu isi, amamodoka y'amahoni. Murumva rero mu ijuru uko bizaba bimeze. Haleluya. Amafarashi, abamarayika bari kuririmba, bari gucuranga. Icyamo kazaba uri muri abo bageni basanganiye uwo mukwe. Amena. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Urumva umwambaro wa Yesu? Ntabwo we ari wa mwambaro urabagirana nk'uw'umugeni, ahubwo ngo yambaye umwenda winitswe mu maraso, kuko amaraso ni nawe azahoramo, niyo yonyine azaguma nawe, azaguma ku mwambaro we, kuko niyo yatumye abona iminyago, abona umugeni. Haleluya. Amena. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru,
zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Abamushagaye bo bambaye imyenda y'ibitare yera cyane kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma, yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami, umutware utwara abatware. Murumva umukwe uzaza gutwara umugeni ukuntu azaba ameze? Mana yanjye we! Haleluya, haleluya, haleluya. Imyenda yihoraho amaraso kuko nicyo kimuranga. Kandi natwe ayo maraso, iyo Uwiteka yatubonyeho, ntabwo ducira urubanza rubi, atwita abakiranutsi. Ayo maraso, iyo umurimbuza yatubonyeho, anyuraho, ntabwo ashobora kutwegera, kuko ayo maraso yanesheje umwanzi wacu Satani. Ayo maraso yaraducunguye. Ayo maraso aratuboneza. Ayo maraso aratweza. Oh, haleluya. Icyamukamesa imyambaro yawe muri ayo maraso y'umwana w'intama, maze imyenda yawe igahora irabagirana, akazaza kugutwara agasanga nta mwanda, nta kizinga kiri kuri iyo myenda. Nagaruka kandi aje kutujyana, azaduha izina rishya. Akurikije ubuzima wanyuzemo, azaguha izina rishya utigeze kumenya. Ibyahishuwe 2:17 aravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditseho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ndimo ndagana ku musozo nkubaza ikibazo. Ese Yesu naza azasanga umwenda wawe ukirabagirana? Dore hahamagawe benshi, ariko abatoranyijwe ni bake. Hahirwa rero abatoranijwe, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Yesu nasanga udafite umwambaro ukwiriye ubukwe bw'umwana w'intama, azategeka abamarayika be bakujugunye hanze, aho bahekenya amenyo bakaboroga bakarira bagahora mu miruho n'imibabaro. Ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, ababeshya, abagira gute, abo nibo bazaba hanze. Ihane rero umese imyambaro yawe kugira ngo utazaba muri abo bantu bazakorwa n'isoni ubwo Yesu azararanganya amaso akareba, yabona ufite umwenda udakwiriye akavuga ati wowe wageze ahangaha uti. Matayo 22 kuva ku murongo wa 12 ngo aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Nuko abazaba badafite imyenda ikwiriye, ikimwaro n'ipfunwe n'isoni bizaba bibariho. Ngo yaracecetse, yakozwe n'isoni, abura ijambo ryo kuvuga. Maze umwami abwira abagaragu be ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bahekenya amenyo, kuko abatowe ni benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Imana rero ntabwo dushitwaza igitugu. Imana ni Imana y'urukundo, ni Imana itujyana buhoro buhoro, kandi yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo. Ni wowe rero wo guhitamo. Ngo ishyize urupfu n'ubuzima imbere yawe, ariko irakugira inama yo guhitamo ubugingo. Ishyize umugisha n'umuvumo imbere yawe, irakugira inama yo guhitamo umugisha. Guhitamo Kristo ni uguhitamo ubugingo, ni uguhitamo umugisha. Mwene data rero ndaguhamagarira guhitamo neza. Hitamo Kristo, hitamo ubugingo, hitamo inzira y'umugisha. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye, Mana yacu turaguhimbaje, Mana yacu tugushyize hejuru.
udushoboze mwami kuba maso, udushoboze gukomeza kukwitegura, ubwo uzaza mwami uzasange amatabaza yacu akirimo amavuta, kandi tugifitanye ubusabane n'umwuka wawe wera. Mu izina rya Yesu mwami ukomeze udushoboze kumesa iyi myambaro watwambitse, imyambaro yo gukiranuka. Udushoboze rero mwami uturinde icyayanduza, kandi uturinde ibizinga byose, uturinde iminkanyari yose. Ukomeze udutunganye, ukomeze utwejeshe ijambo ryawe, ukomeze uduhe imbaraga zo gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, mu izina rya Yesu, amen. Ci la